ari nayo abafasha kuyobora isi, ibyangombwa bikwemerera kuba umunyamuryango uhamye ndetse n'iminsi mikuru bizihiza. Uraza kwibaza niba hari icyo Bibiliya ivuga kuri Illuminati. Ese yaba ari Antikristo nk'uko abenshi babihamya? Reka yenda turebe bimwe mu birango bigaragaza Illuminati n'impamvu ari byo bahisemo mu buryo budusunikira ku byari byarahanuwe n'inyandiko za Bibiliya. Ikindi kimenyetso ari nacyo gitera ubwoba benshi ni umubare 666. Uyu ni umubare ugaragara mu bikorwa byabo byose, haba ku buryo bweruye cyangwa buteruye. Ukunda gushushanyishwa intoki, aho rumwe ruhura n'igikumwe izindi 3 zigasigara zihagaze. Uyu ni umubare w'inyamaswa cyangwa umubare w'umuntu. Iyo urebye mu byahishuwe ibice 13, hagaragara neza ko iyi nyamaswa izahabwa ububasha bwo kumara igihe kitari gito ituka Imana. Izabukwa n'abantu batari bake kiretse uw'izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Aha niho ubwenge buri, ubyumva byitondere. Uko biri, buri uko amateka ageze mu matwi yawe ntubura gusangamo ikintu gishya cyangwa imyumvire itari imwe ku kintu runaka. Abahanga batari bake bagerageje kubika no gucukumbura ngo bagaragaze ikintu cya nyacyo kiba cyihishe mu mateka. Nyamara amateka aracyabitse amabanga menshi, ndetse bamwe bavuga ko harazaburirwa irengero burundu kubera inyungu z'abayabitse. Hakoreshwa ubushobozi bw'umurengera ngo hahishwe buri kintu gishobora gutanga amakuru kuri bene aya mateka aba yagizwe ibanga. Hari n'ubwo amaraso ya bamwe ameneka kubera gushaka kumenya bimwe mu bintu by'ubwiru bya bene aya mateka. Kimwe mu bintu bikomeje kugirwa ibanga ni umutwe w'akataraboneka ukorera mu mwijima. Biravugwa ko yari umutwe umaze kwibukwa n'igice kitari gito cy'abanyembaraga batuye isi. Nta kabuza ngo nibamara kwigarurira rubanda rugufi twese tuzisangamo, dukorera inganda za bene abagwizatunga, twarayobotse amabanki yabo, cyangwa twambara imyenda iriho ibirango by'umwijima badukoreye. Ntabwo ari ubwa mbere waba wumvise iri zina Illuminati. Njye ndi Clovis Akimana, ngo ikaze mu kiganiro cy'amateka. Amategeko 66 agomba gukurikizwa na buri muntu wese uri muri uyu mutwe w'ibanga. Umutwe wita ko ari uw'ubutsinzi. Nta mukene ugomba kuba muri aba. Uyu mutwe ngo wacecetse igihe gihagije. Iki ni igihe cyawe cyo gukora ku mugaragaro. Ibice 6 buri muntu agomba kunyuramo kugira ngo abe umwizerwa muri uyu mutwe w'ibanga. Igice cya mbere wigamo amategeko 66 uzakurikiza igihe cyose ukiri muri uyu mutwe, dore ko amakuru avuga ko ntawuvamo ngo akomeze gutura kuri iyi si dutuye. Ngo buri tegeko rikurikirwa n'isomo risobanurira uwinjiye uko azakurikiza iri tegeko rimuyobora ku butsinzi no kwamamara mu byo akora. Igice cya kabiri ni ibaruwa yagutse yandikiwe urubyiruko rwo muri iyi myaka. Ngo iyi ni ibaruwa yanditswe n'umuryango Illuminati ku rubyiruko rw'ikinyejana cya 21. Ni ibaruwa yanditswe mu buryo bwa gihanga, icyo abanyarwanda bita ubuvanganzo. Ngo igiye ikurikirwa n'ibisobanuro by'umuraperi uzwi cyane Jay-Z. Naho mu gice cya 3, aha niho batangira kugusangiza amateka ya Illuminati, araya kera ndetse nayo. Mu gice cya 4 ari nacyo butangiye gufatwa nk'umuntu ukomeye, aha bakubwira imihango yabo, amwe mu makuru y'ibanga batunze, ari nayo abafasha kuyobora isi, ibyangombwa bikwemerera kuba umunyamuryango uhamye ndetse n'iminsi mikuru bizihiza. Igice cya 5, aha niho bakwerurira bakakubwira imyizerere yabo n'ibyo basenga. Igice cya nyuma ari nacyo cya 6, aha niho umenyera isengesho rya Illuminati ugatangira urugendo rw'ibanga. Bibiliya idatinya kuvuga ko ari umwijima. Ntegura ikiganiro nifashishije igitabo nka Les Illuminés de Bavaria et les francs-maçonneries allemandes cyanditswe na René Le Forestier, nifashishije imbuga shakiro Bibiliya ndetse n'urubuga rwa Illuminati ubwabo. Ngo ikaze mu rugendo rudasobanutse.
ikoranabuhanga, amafaranga, ubusambanyi n'imbaraga mu by'intwaro, ibanga rikomeye rizafasha umutwe gufata isi dutuye. Illuminati, ijambo rikomoka ku kilatini illuminatus, bivuga ubwenge buhambaye. Uyu ni umutwe w'ibanga watangiye gukora hagana mu 1776 utangijwe na Adam Weishaupt, umwarimu wigishaga iyobokamana, aho agamije guca intege inkundura y'iyobokamana n'amadini byariho muri iki gihe, uburyo bwo kurwanya Imana. Ikindi ko ari ugushyira iherezo ku dutsiko twikubiraga ubwami n'ubutegetsi, byose bigashyirwaho n'uyu mutwe ndetse bikagenzurwa nawo. Ibi byose ntiyari kubigeraho adafashwe n'abagabo b'abahanga bamugiriye inama yo gukorana n'imitwe nk'iyi yari isanzwe ikomeye nka Freemasonry, undi mutwe uhambaye w'ibikorwa by'umwijima ndetse no kurwanya Imana. Aha yabanje agera ku rwego ruruta izindi muri uyu mutwe uvugwaho gukoresha uburozi buhambaye. Adamu yahisemo gukorana n'abanyepolitike bakomeye kuruta abandi, abakire ndetse n'abasirikari bahambaye. Yasanze uburyo bwiza yakoresha mu gushyiraho isi igendera munsi y'amategeko yashyizeho ari ugukoresha cyane amafilime, ibiganiro bica ku mateleviziyo, imikino ndetse n'umuziki. Uyu ni umuhanzi uzwi cyane nka Beyonce. Hari mu 2009 mu kiganiro yatumiwemo na Oprah Winfrey. Uyu ni umuhanzi udatinya no gato gutuka Imana mu bihangano bye. Abareba video ze bahamya ko uyu mugore yamaze kwiyegurira Satani, nako nawe ubwe arabigaragaza. Aha ni nko mu ndirimbo yise Hold Up. Iyo urebye amashusho y'iyi ndirimbo, ibimenyetso byose bigaragaramo nibyo gutuka Imana. Illuminati, ushatse wakwita umutwe w'ibanga. Aha ni nyuma yaho wari ukwetsweho gukorana bya hafi n'Ubufaransa mu mpindura amatwara yo kwigobotora Abadage hari mu 1789. Uyu mutwe wari wisataburenge na leta y'Abadage ngo ushyirwe hasi, nyamara aha bari bamaze gukererwa kuko wari umaze kugeramo abagabo b'abahanga nka Baron Adolf von Nige, unavugwa ko ari we waba warashushanyije ikirango cya mpande eshatu kibaranga kugeza uyu munsi. Kwibutse ko yari imandwa ikomeye muri Freemasonry mbere yo kuyoboka Illuminati. Aha niho batangiriye gukorera mu mwijima, nyamara ubu tuvugana baravuga ko iki kinyejana gusa kigomba kurangira 1/2 cy'abatuye isi kibarizwa muri uyu muryango. Rimwe mu magambo bakunda gukoresha ni witondere gukoresha izina ryacu. Aha baba batanga gasopo ku muntu wese wagerageza kubakoraho ubushakashatsi cyangwa kwinjira mu mibereho yabo bwite. Uko biri kose uraza kwibaza niba hari icyo Bibiliya ivuga kuri Illuminati. Ese yaba ari Antikristo nk'uko abenshi babihamya? Reka yenda turebe bimwe mu birango bigaragaza Illuminati n'impamvu ari byo bahisemo mu buryo budusunikira ku byari byarahanuwe n'inyandiko za Bibiliya. Kimwe kizwi cyane ni piramide cyangwa ikimenyetso cya mpande eshatu gifite ijisho hejuru ku mutwe wacyo. Nguri ni ijisho rireba byose. Iki ni ikirango cyemewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoresha mu masinya yabo. Nkwibutse ko iyi leta nayo itabura gushyirwa mu majwi na benshi mu mikoranire hafi n'uyu mutwe. Ikimenyetso kigaragara mu rwego rwa 33 muri Freemasonry, wa mutwe nakubwiye nawe wibanga uhambaye. Ikimenyetso kigaragara ku idolari ry'Abanyamerika. Ikindi kimenyetso ari nacyo gitera ubwoba benshi ni umubare 666. Uyu ni umubare ugaragara mu bikorwa byabo byose, haba ku buryo bweruye cyangwa buteruye. Ukunda gushushanyishwa intoki, aho rumwe ruhura n'igikumwe izindi eshatu zigasigara zihagaze. Uyu ni umubare w'inyamaswa cyangwa umubare w'umuntu. Iyo urebye mu byahishuwe ibice 13, hagaragara neza ko iyi nyamaswa izahabwa ububasha bwo kumara igihe kitari gito ituka Imana. Izabokwa n'abantu batari bake kiretse uw'izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Aha niho ubwenge buri.
ubyumva byitondere. Sinabona umwanya wo kuvuga ibimenyetso byabo byose, gusa uzabona imidari cyangwa shenete zifite umusaraba ucuramye cyangwa umusaraba utambitsemo kabiri mu buryo bwo gutuka umusaraba wa Yesu, ikimenyetso cy'intoki ebyiri zireba hejuru. Ibi bikunda kwitwa peace. Gukina ikimenyetso gikomeye muri uyu mutwe w'ibanga cyitwa Honored God, byerekana icyubahiro kirenze baho umwami wabo. Uzabona igisiga gifite amababa manini kigaragara ku midari ndetse no ku myenda myinshi. Iki cyagaragajwe bwa mbere n'abanazi, abaromani ndetse n'abanyamerika kugeza uyu munsi wa none. Nyamara iki na Yesaya yaragihanuye mu bice 46 umurongo wa 11. Reka yenda duhere ku wa 10. Mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Umurongo wa 11 ari nawo uvugwaho iby'iki gisiga, hagira hati: nzahamagara igisiga cy'amerwe kiva iburasirazuba, ari nacyo mugabo ufite imigambi yanjye uturuka mu gihugu cya kure. Narabivuze no kubisohoza nzabisohoza, narabigambiriye no kubikora nzabikora. Aha sinavuga ko ukoresha ibimenyetso wese aba ari muri uyu mutwe, kuko bishobora gusobanura n'ibindi. Illuminati iravugaho nanone kuba inyuma y'abapasiteri bakomeye bashobora gutanga iby'isi bakibagiza burundu abagenza urugendo rugana mu ijuru, ngo habahabwa imbaraga zihambaye zo gukiza indwara, gukora ibitangaza n'indi myizerere y'inzaduka. Bari inyuma y'ubucuruzi bukomeye, leta zikomeye ndetse n'imyidagaduro. Barashinjwa cyane kwivugana bamwe mu bihangange byagerageje kubavamo. Illuminati ntawe uramenya ahantu hanyaho yabikorera, gusa amakuru akavuga ko ishobora kuba ifite ibiro bikuru munsi y'ikibuga cy'indege cya Denver, aha ni muri Colorado muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nahansoreje ikiganiro cy'amateka. Uramutse ufite inyunganizi, ikibazo cyangwa igitekerezo, nyandikira kuri email yanjye akiclovis@gmail.com cyangwa kuri page ya Facebook Clovis. Naho ubutaha.